Nongeye kubasuhuza abakunzi ba Sam Empire nguko bisanzwe amazina ni yayandi mbonye umugenzi Samuel mbabwira neza yuko mukwiriye gupfukama hasi mukiyambura ubushwambagara mukambara ibicocero cyangwa se mukarira mukaboroga muririra igihugu cyacyo biteye yuko kino cyorezo mu by'ukuri gikomeje kugenda gitwara ubuzima bw'abantu batari bakeya. Iki cyorezo rero ahangaha hari ku itariki 29 z'ukwezi kwa cyenda, hari hamaze reka turebe neza, Minisiteri y'Ubuzima Minisante yemeje ko abandi bantu babiri bishwe n'icyorezo. Aho ngaho ni ukuvuga ngo ku iyo tariki ya 29 byagaragaye yuko Minisante yagaragaje neza yuko hamaze gupfa abandi bantu babiri biyongera ku bandi bari bapfuye mbere. Noneho ahangaha ku itariki 30 hari harenze umunsi umwe, ariho ku munsi w'ejo. Ahangaha biragaragara yuko ku itariki 30 z'ukwezi kwa cyenda hari hamaze kwiyongeraho abandi bantu batatu baba 8. Kuri uyu munsi rero tariki ya mbere z'uku kwezi biragaragara neza yuko hamaze kuba abantu 9 bamaze guhitanwa n'icyorezo mu bantu 26, ariko bamaze kubarugwa bari 24. Ubu ngubu biragaragara yuko abantu 9 bamaze guhitanwa n'iki cyorezo. Iki cyorezo kimaze guhitana abantu 9, kandi hari abandi bagera kuri 28 bigaragara neza yuko bakigwaye kino cyorezo. Abo ngabo ubwo bari gukurikiranwa n'abaganga kugira ngo abaganga nyine barebe yuko ari uko byagenda, kandi biragaragara neza yuko abantu 300 aribo bahuye n'aba bantu bari bamaze kwandura kino cyorezo. Sam Empire iri kugusaba umusada wawe, kanda subscribe, notification, ubundi wikomereze video, si byose. Ahangaha wabyumvishe neza yuko kino cyorezo nta miyaga kiri kugenda gishiramo ku muntu cyabashije kuba cyafata. Rero muzi neza yuko muri corona barakubwiraga ngo gerageza wambara agapfukamunwa, gerageza witware guke, warangiza ukabikireza ukumva yuko ari ibintu bisanzwe, ariko warebye igihe twamaze muri lockdown. Ubu ngubu rero kuva Minisiteri y'Ubuzima Minisante yaremereye abantu yuko bagomba gukora imirimo yabo ariko banakaza ingamba z'isuku. Ibi ngibi byo dukwiriye kubikurikiza, tugerageza gukaraba, kwitwararika, kudakora naho nyine nga bya bindi nyine twangaga gukurikiza muri corona. Ibyo bintu bisabwa kubikurikiza kugira ngo kino cyorezo kidakomeza kugenda gikwirakwira, kuko urumva niba abantu 9 bamaze gupfa 20 bagaragara yuko bagwaye kino cyorezo, abo ngabo abantu 20 baba ari benshi, 28 bujya baba ari benshi, kuko abantu 28 byashoboka yuko bashobora no kurenza umubare w'abantu 300. Nubwo hagaragara yuko ari abantu 300 bahuye n'abo bantu, bari kureba niba nabo badashobora kuba baranduye. Urumva icyorezo ubundi kirirukanga cyane, kuko n'abantu ndibabura kugenda bahura, kandi no kuvuga niba duhuye kambereza ikiganza ngo ayi kino cyorezo biba ari danje. Icyo cyorezo kiba kigomba kugenda kikagera ahantu henshi cyane hashoboka. Rero kukirinda nguko twabibabwiye, kwirinda gukoranaho, gukaza ingamba z'isuku, mu gihe nyine tugihanze amaso kino cyorezo, nta kintu kirakorwa kugira ngo kino cyorezo kibabashe kuba bagikumira. Dukwiriye kwirinda nk'Abanyarwanda. Ni ukuri ndabakunda cyane aho waba uri hose. Rero ibyo waba warakoze byose, tuzi neza yuko turi mu isi yanduye, isi y'ibyago, isi y'ibibazo. Icyo nagusaba ni uko ugomba gusengera igihugu cyacu kugira ngo cyere gukomeza guhura n'ingaruka z'iki cyorezo. Imana ibashe kuba yaturinda ititaye ku byo dukora, kuko tuzi neza yuko turi mu isi yanduye.
ntabwo twabura kugwa mu isayo y'ibyaha. Imana itubabarire ibyo twagiye dukora, Imana iturinde kino cyorezo, Imana ikomeze kugenda itwitaho, yita kuri buri munyarwanda wese aho ari hose, iduhereza kwirinda kino cyorezo, kuko kino cyorezo kiduteye ubwoba. Aho waba uri hose rero uvuga yano magambo ati: Data wa twese uri mu ijuru, Mana nziza, Mana ifite ububasha n'ubushobozi, Mana y'imbabazi, ibi ngibi biri kuba wari uzi yuko bizabaho, ni wowe ufite urufunguzo rufungura ahantu hari umuti w'iki cyorezo. Ni wowe ukwiriye guhereza abaganga ubwenge bwo kubasha kuba babona urukingo rw'iki cyorezo. Bityo rero manukira kwigaragaza kuko uri Imana nziza, manukira kutwitaho kuko uri Imana nziza. Abarangije kubura ababo ubahereza umutima wo kwihangana, kandi na bariya bagwaye ubashe kuba wabitaho, ubarindira ubuzima. Urakoze kuko ubyumvishe, tubigusabye mu kwizera no mu kwiringira. Amen. Empire iri kugusaba umusada wawe, kanda subscribe, notification, ubundi wikomereze video, si byose. Hello friends, ndabasuhuje bakunzi ba Sam Empire 100. Turabakunda cyane, mwaradushigikiye ntako mutigeze mugira, ni iby'agaciro kuba mwaradushigikiye, kandi mu by'ukuri na n'ubu ngubu turacyafite ibintu byinshi dukora, tubagezaho ibintu byiza kandi byinshi. Muri aka kanya rero, niba utari wakora subscribe, icyo nagusaba nuko wakora subscribe kuri YouTube channel yacu, kugira ngo ujye ubasha kuba wabona video nziza tugenda tubategurira. Turacyari down, turacyari hasi, nimwe muri hejuru kuko nimwe mubasha kuba mwadukurikirana. Mutadukurikiranye nizere neza yuko bitagenda neza. Mubaye mudahari natwe ubwacyo ntitwabaho. Tubaye dukoze video ndimuze kuzumva, tuzi neza yuko ntacyo byaba bitumariye. Ubu ngubu rero ndagira ngo mbabwire yuko dufite gahunda nziza yo kuzajya tubahereza video ebyiri mu cyumweru, byaba na ngombwa zikanarenga, kugira ngo mukomeze kunezerwa mu mirimo yanyu ya buri munsi. Ntabwo ndi kubizeza ibitangaza tutazakora, ikintu ndi kubabwira ni ikintu cy'ukuri, kandi mu by'ukuri muzareba mwakibona mukabona nyine ni ukuri. Amazina yanjye nitwa Mbonyumugenzi Samuel, YouTube channel yacu nyine murayizi, Sam Empire 100. Dushiraho video nyinshi zigiye zitandukanye. Urareba ngaha hari video nziza, wajya nangaha ukabona video nziza. Ibyo ngibyo byose no kugira ngo tubashe kuba twagira ute twabanezeza. Rero sinabura kuganira namwe, reka tuganire. Katuganire. Ese waba uzi neza icyorezo cyaje hano mu gihugu cyacu giteye ubwoba? Nakivuzeho ndi mwaza kucyumva. Icyo cyorezo ushobora kuba utaragisobanukiye cyangwa ukagira ngo turi gushaka views. Kiriya cyorezo bita Marburg ni icyorezo kibi cyane, ndetse bari kuvuga neza yuko ari umuvandimwe wa Ebola. Ebola niba muyizi, muzi neza yuko nta mikino yagiraga. Ebola nyine ni Ebola, nta mikino yagiraga, yari iteye ubwoba, yica amaraso ari kuva mu mazuru, mu kanwa, mu matwi no mu hepfo nyine. Nuko nguko bimeze. Ubwo rero ni ukuvuga ngo kiriya cyorezo ni ukukirinda kurusha uko twagiye twirinda ibindi byorezo byose. Muzi neza yuko muri corona barababwiraga ngo mwambare udupfukamunwa, ngo mbese twabaye ihene, nyine ukitwara uko ubonye wumva ntacyo bitwaye. Ngo harinde Imana, ariko Imana yaguhaye ubwenge bwo kuba warebera amaso umubiri wawe. Bityo rero ibyo kuvuga ngo harinde Imana natwe turabizi, itabayeho ntitwabaho, itanaturinze ntitwakirinda. Ariko
ndagira ngo ngubwire neza yuko ugomba kwirinda mu buryo bwose bushoboka kugira ngo roho yawe iture mu mubiri muzima uzira umuze. Ariyo mpamvu rero tugomba kurangwa n'isuku ku bintu byose bishoboka, tukarangwa n'isuku, tugakaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune. Mu gihe twabonye umuntu wagaragayeho bya bimenyetso twavuze, ukirinda kumukoraho, ukirinda niyo yaba ari umugore wawe ugomba kwirinda kujyama hamwe nawe, kugira ngo agende abanze yitabweho n'abaganga bamuvure icyo kigwara, icyo cyorezo. Nibamara kumwitaho bari kubona nyine yuko bikwiriye, bongere bamugarure mu bantu nk'uko bisanzwe. Ibyo ngibyo rero nuramuka ubikoze uzaba wirinze ndetse urinze na bagenzi bawe. Nuko nguko bimeze. Icyo ngicyo nicyo tubasaba kugira ngo mubashe kuba mwakirinda, kuko ntimwazajya mureba filime zacyo mugwaye mwarembye. Muba mugomba kuzireba mumeze neza, mumeze fresh, mwumva nta shitani, mwumva nta kibazo, ibintu byose ari umutekano. Nuko nguko bimeze. Aho twe gahunda zacyo ni ugukomeza tubagezaho filime, tugenda dutwika paka ku iherezo natwe tugatangira gufata agafaranga. Rero niba ushaka yuko nzafata ku gafaranga, igihe kimwe ngazajya ngushimira mvuga ati kabisa mufana wanjye warakoze. Niba utari wakora subscribe kuri YouTube channel yacu, ukabura aho ngaho utari wakora subscribe, please ndakwingenza. Uko Imana yaduhaye umwuka duhumeka ikaduhereza kuwukoresha, nawe ngusabye subscribe kugira ngo ubashe kuba wanera inkunga yo kujya mu banyamuryango maze kugira benda kugera ku 1,500. Habura abantu 19. Rero mwabo bantu 19 babura, niba utari wakora subscribe, ndakwinginze kora subscribe wiyongere mu banyamuryango banjye kugira ngo nanjye nzabone umugati, sibyo? Hari ikindi kintu ngiye kubabwira. Mu minsi yashize nahuye n'umutekamutwe kuri telefone, arambamagara ati muraho neza, ati muraho, atuhamagawe n'icyiciro cya MTN, nako n'icyicaro cya MTN, nakubwiraga ko ugiye kwemererwa cyangwa se batangiye bambaza ngo uhamagaye no ku cyicaro cya MTN, uhamagawe na Eric, ati rero ati turagira ngo tukubaze amafaranga wemerewe kwiguriza kuri Mo Cash. Nangije ndababwira ati nta mafaranga nemerewe. Barangije barambwira ati none se ntabwo twakubwira imibare ukanda, twamara kuyikubwira ukamenya amafaranga wemerewe kuri Mo Cash? Bandekira umutwe cyane, nabyo nabisizeho, muzabyumve murebe uburyo hariho abatekamutwe, murebe n'uburyo nabigenje. Barangiza bagahita banduka ku babyeyi bombi, abantu batagira impuhwe. Bagutuka ku babyeyi bombi hasi no hejuru. Nyine ibyo ngibyo nabyo byarandiye. Hari imburamukoro, hari abatekamutwe badashaka gukora, bari aho ngaho basamye, birirwa basamye imihanda yose. Nijoro bakajya ku matelefone bagahakinga, bakagira uteze n'ingegera ziba zarize. Ntukabe ngabo, zarangiza zikatwiba udufaranga twacyo kuri mobile money. Ariko ibyo bintu nujya kubona ukabona birabaye, uhamagawe n'umuntu utazi ari kukubwira ngo ari ku cyicaro, nyabureka ndimuzajye mukunda iby'ubusa. Mujye mukora, nimumara gukora mwinjiza amafaranga, sibyo? Nta mpamvu yo gutungwa n'ibintu by'ubusa, ntacyo bimaze. Sawa rero murakoze, mwe twabanye. Amazina yanjye yari Mbonyumugenzi Samuel, kuri Samuel Empire. Icyo nagusaba nuko wakora subscribe kugira ngo tuzajye dukomeza kubigendanamo neza. Mbifurije amahoro ya Kristo. Bye bye, ciao ciao, hasta la vista. Niba utari wakora subscribe, ibi bintu nukuri ntabwo tuzabishobora. Urabona tuzabishobora, kora sub pe.